ariko rwose nyakubahwa perezida w'urukiko ntabwo pe ubu ndaba ntagira inyara ngira irongora ubu koko natwara umugore w'abandi nanjye ndi uwundi mugore nkamumaze iki koko munsi kuri iyi tariki tugiye kumva urubanza ruregwamo Gateka Brianne alias Dj Brianne aho aregwamo gusenya urugo rwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine. Gateka Brianne, uyu mwirondoro nuwa urawemera? Yego mwirondoro nuwanje. Urashinjwa icyaha cyo gusenya urugo rwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine. Icyo cyaha uracyemera? Oya, icyo cyaha ntabwo nyemera. Okay, reka twumve uruhande rw'ubushinjacyaha. Mwagendeye kuki mutuzanira uyu mukobwa muri uru rukiko? Nyakubahwa perezida w'urukiko, impamvu twazanye uyu mukobwa Dj Brianne imbere y'amaso yanyu ndetse n'uru rukiko ni ukubw'amakuru ndetse n'ibimenyetso dufite by'uko yaba yarasinye urugo rwa Muyango Claudine ndetse na Kimenyi Yves. Reka mpere imbere gato mu minsi yashize mwabonye video y'umukobwa wiswe Ishanga. Aho muri video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga hari aho yavugaga ko adashobora kuryamana n'uwo bari kumwe muri ako kanya bitewe nuko nta wundi bashobora kuryamana uretse DJ. Uwo DJ yavugaga akaba nta wundi ari Dj Brianne. Tugarutse kuri Kimenyi Yves na Muyango Claudine rero aya nacyo kirego cyaduteranyirije hano. Nta minsi nyinshi ishize bivuga ko Muyango Claudine atakibana na Kimenyi Yves mu nzu imwe. Bikaba bivuga ko Kimenyi Yves yirukanwe mu nzu akajya kuba ahandi bitewe nuko uwo Muyango Claudine umugore we atakimwiyumvamo ndetse bivuga ko yaba yarakundanye cyangwa se asigaye akundana na Dj Brianne. Ibimenyetso bifite nyiricyubahiro ndaza kubigeraho. Ariko byatangiye baforowungurana kuri Instagram no ku zindi mbuga nkoranyambaga. Bakomeza kubigira ibanga ariko nyuma biza kumenyekana yuko Kimenyi bamwirukanye mu rugo bigizwemo uruhare rukomeye rutaziguye rwatuwe n'uyu Dj Brianne. Ibimenyetso dufite nibi bikurikira nakuwa perezida w'urukiko. Hari video zigaragaza Muyango Claudine na Dj Brianne bari kubyina mu buryo budasanzwe. Icya kabiri, uyu Dj Brianne bivugwa ko yitwaza ko kuba afite amafaranga menshi akura mu kazi gatandukanye akora ntazi neza niba kemewe n'amategeko. Afata ayo mafaranga aba yakoreye akayashukisha abo bakobwa abajyana muri izo ngeso kugeza ubwo ashobora gutandukanya urugo rwose namwe mu byumve rurimo umugore n'umwana ndetse n'umugabo. Namwe murebe uyu muryango ukuntu warwayeho wishimye mbere y'uko Dj Brianne aza muri ubu buzima bwawe. Uru rugo ararusenya. Ubu Kimenya ahantu ari arara adasinziriye yirirwa rurira ndetse inshuti ze zihora zimuba hafi bitewe nuko yananiwe kwiyakira. Namwe mwibaza umuntu utari ufite akazi bitewe n'ibyago yagize by'umupira w'amaguru akina, agira ibyago abura akazi, agira n'imvune ikomeye cyane, noneho n'umuntu agombaga kumuba hafi. Urubavu Imana yamuhaye, umuntu basezeranye kuzatandukanywa n'urupfu, hajemo umukobwa mugenzi we aba ari we umumutwara. Rero perezida w'urukiko, ibimenyetso dufite, hari amaudio avuga yumvikanye Kimenyi Yves arimo aratakira inshuti ye amubwira ati umugore wanjye ntagiye impindukira mu buriri ahubwo rw'amarangamutima yigiye kwa Dj Brianne. Ndetse nyuma y'ibyo bidahagije, mu gihe turi kumwe aba yirakaje ntadashaka kumvugisha ambwira nabi, ariko Dj Brianne yaza akaba ari umuturije. Nyakubahwa perezida w'urukiko, rwose uyu muntu abangamiye sosiyete. Icyo mwamukorera ni uko mwamukiza sosiyete mukaba mumufungiye, hanyuma yazamara kugororoka akaribwo mumutugarurira. Kubera yuko hari umwana hariya tutari bumugaragaza amafoto yawe bitewe nuko itegeko ritabyemera, ariko akakanyita abanye na papa we na mama we. Ndetse uyu mukobwa ikibabaje kurushaho, yitwaza ko population y'igihugu cy'u Rwanda abakobwa ari bo benshi kurusha abagabo. Ndetse akaba avuga ko akaba bashaka babwira ati n'ubundi
abagore bose ntabwo bazakwira bano bagabo, byanga bikunda ari abagore bazasaguka. Rero kujya mu cyo kibazo tukirwane, icyaba cyiza nuko twebwe nk'abakobwa twakwikundana tw'ubwacu, hanyuma abo bagabo bagasigara bonyine. Ndetse nk'aho ibyo bidahagije, uyu mukobwa akoresha amafaranga nk'uko nabivuze haruguru, akabaha menshi, witwa ayafite menshi cyane, akaba yatwara abo bagore bakava mu ngo zabo. Okay, niba ibimenyetso byawe wari ufite ari ibyo, nta kibazo, twabyumvishe. Rero nawe Brianne, tugiye kuguha umwanya nk'umuntu uregwa, wiregure, usobanura ibintu byawe witonze, nta gihunga. Ibyo umushinjacyaha yavuze byo gutera ubwoba ntubyiteho, usobanura ibintu byawe witonze, nta gihunga, kubera ko ikigambiriwe hano ni ugutanga ubutabera. Tangira. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ibintu umushinjacyaha avuze nubwo ari byinshi, rimwe na rimwe hari n'ibyancika bitewe n'uko uyu munsi nta mwavoka naje nitwaje, ariko ndakumenyesha ko iki kirego nta shinge na rimwe gifite, ahubwo ari abantu banyanga bashaka kunsubiza inyuma, babiri inyuma kugira ngo barebe ko bansibye. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ndi umukobwa wirwanyeho, nakuze nta babyeyi, ndi umwana wo ku muhanda, mbese iyo naza kugira ubwenge basi ngo ngire uko nshakisha, nakumenyesha ko ngubu nanjye mba ndi mu bantu babangamiye leta cyangwa se bari umuzigo kuri leta. Nagize ubwenge, ngira imirimo nikorera. Nk'uko uyu mushinjacyaha mu bintu byose yavuze, ikintu cy'ukuri cyonyine yavuze ni uko ndi umuntu wishakisha ukora akazi kandi akazi kenshi. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ndi umukobwa urara amajoro, ndi umudiji, kandi akazi kacu dukora ijoro nibwo dukora. Narirwanyeho nshaka amafaranga, ndiyubaka, mbese ubu nta muntu n'umwe nsaba. Ntabwo nkora ubudije bwonyine, ahubwo mfite n'aka-YouTube channel kanjye nifitiye. Rero hari ukuntu abantu babona utangiye gusa n'uteye imberemo, utangiye kugira icyo wibonera, ahubwo bagatangira kukurwanya. Murabizi ko ibyo bintu bibaho. Nk'umuntu wirwanyeho nishakiye amafaranga pe, ndayabona aringaniye atuma nasabiriza. Sinzi impamvu abantu bashobora kubyuka mu gitondo bakanteraniye bakavuga ibintu, bakansebya, bakavuga ibintu bidashoboka nashobora no gutekereza gukora. Perezida w'urukiko, urabizi ko mu Rwanda itegeko ry'u Rwanda ryemera kubana hagati y'umugore n'umugabo. Si ibyo gusa, n'umuco nyarwanda wemera ko niba n'urukundo rugomba kuba hagati y'umugore n'umugabo cyangwa se umukobwa n'umuhungu. Byibuza iki kirago cyari kuba gifite ishingiro iyo nza kuba ndi gushinjwa ko naba naratwaye umugabo wa muya, ariko kuba biri inverse, naratwaye umugore we, nibyo bigaragaza ko ari amatakira ngo ye, ahubwo ari ukunyangiriza izina. Ndabamenyesha ko urubanza nirurangira ndutsinze, abandeze bose n'abatanze ubuhamya bandeshyira, nzabariga nanjye bashinjwe kuba baransebeje. Nyakubahwa perezida w'urukiko, ikindi navuga ni uko uru rubanza nk'uko nabivuze nta kindi kintu rushingiyeho uretse amatiku, inzangano no kugambanirana ndetse n'uburyarya bw'aba bantu. Kubera ko perezida w'urukiko nk'uko mbikubwiye, ubu niba nari umudije, ubu ababosi banjye bose bagiye kumvaho bacinje ubutinganyi no gusenya ingo z'abandi. Ubu se koko perezida w'urukiko, ndeka rwose mbinginge amasaba akantu kamwe, muze n'ifoto y'uwo mugore byitwa ngo naratwaye, namwe mumwitegereze murebe uriya mugore burya ari mwiza. Ndabamenyesha ko muri sosiyete nyarwanda iyo umukobwa cyangwa umugabo agiye gukora ubukwe, haba hari abahungu benshi barenga 50 bamwifuzaga. Niyo yagize ibyago agasenya, abo bahungu bose baba bakirekereje, bose bakimushaka. Ubu uyu mugore burya ari mwiza, niyo yasenya yareka kujya gushaka undi mugabo cyangwa undi muhungu wamukundaga akaza ku mukobwa mugenzi we. Mba navuze ko mfite amafaranga ndaryemera. Sa niga mfite menshi muri iki gihugu, n'abagabo benshi bayafite kandi bayandusha. Tuvuge ko basi yabakurikiye ubwiza n'inzobe yanjye. Ubu nta bahungu benshi beza bamwifuza, ni mwiza nubwo ari umugore yabyaye, hari abakobwa benshi n'aba 20 arusha ubwiza, ibyo biragaragara. Ubu se koko yahiraye aza gukundana nanjye asimbutsa abo bose. Ngiye nk'uko natangiye mbivuga,
iki kirego cyari kugira ishingiye mbashinjwa ko natwaye umugabo we kubera ko nibyo byose byakirwa muri iki gihugu. None se reka mbabaze ko ku mwaka leta ivuga ko haba divorce zirenga 7,000. Izo ni Dj Brianne waziteye, kandi ubwo bavuga izi divorce zabaye hatirengagijwe aba bana mu ngo ariko batumvikana. Niba abantu barananiwe kubaka urugo rwabo, icyo ni ikosa rya Brianne. Mwagiye murika kubangamira abantu mukarika inzangano n'amatiko yanyu. Icyo ni icya kabiri. Ikindi, none se ubu ngubu ko ndi umukozi, ko banshinje ngo ufite amafaranga menshi, nzareka gutunga amafaranga? No se zabaho gute ko amafaranga ari adutunze? Mfite fondasiyo yanjye y'abana ndera, nindakira se gukora akazi nzabaho iki? Ko nzi ko nta muntu uzaza kumfasha kubarera no kubishyira minerivare. Sinirwe saba abantu ngo bamufasha bakavuga ngo ndi umwesikoro ngo urimo udatubura. None nakora n'amafaranga aciye mu mucyo bakampimbira ibindi ngo natwaye abagore b'abandi. Ikindi, mwigeze kuvuga ngo umukobwa ngo witwa Ishanga ngo yaragiye, baravuga ngo ibingo ngo umukuri we ngo ubikiye ngo DJ. Ndabamenyesha ko tenenge mu DJ we uri muri iki gihugu. Naba DJ Flix barahaye, naba DJ b'abakobwa benshi kandi n'abahungu bahari. Nakimiza ko ari DJ Brianne. Icyayi manini nabona sorezo. None se unzareka kugira inshuti z'abakobwa kugira ngo nkitwe mutinganye? Niba uwo mukobwa witwa Muyamu ahostinga ahantu nanjye nka DJ, nzareke gukorana nawe kugira ngo mutanyekere ubutinganye. Muravuga ngo mwambone ngo ari video ndi kubyinana nawe. None se niba tubyina aba audience kishima, abasohokeye ngo bakishima, tuzareke kubikora kandi boss ari byo duhembera? Mungize ukuri nyakuba perezida w'urukiko, nta kindi bampora uretse kuba ndi kwikorera ndi mu iterambere, ndimo ndirwana gushaka amafaranga yo kwitunga. Ndetse n'uwo ngo muri concept ngo naramutwaye, muri kuvuga ngo yasenye urugo, ubu ngo Kimenyi ngo ari mu marira n'agahinda. Ese ubu ngubu twirengagiza ko yari amaze imyaka 3 mbere yuko batandukana, yari amaze imyaka 3 ari utunze urwo rugo. Si we wakoraga? Kimenyi ni yararyamye mu rugo yivuza, kandi kazagira ari kwivuza, yaravunitse nta wundi umuntu umwitaho. Si we wamwitagaho? Ahubwo yarenga akarenga akajya no kumuca inyuma. Umugore mwiza nkuriye yaraye amajura akora, atashya naniwe, yarangiza kumva hejuru stress zose yarayemo, akumva ngo wanamuciye inyuma. Ahubwo nawe uwo mugore aranihangana. Si muvuga ngo nze bishimangiye kunjye nkundana nawe, ariko ikigaragara cyo ahubwo iki kirego cyakwakirirwa uwo mugabo we utarabashije kwihanganira umugore we ngo anamuturishe kugeraho yitabaza inshuti makare. Icyo ngiye nshaka kuvuga cyose, iki kirego nta shingiro gifite uretse inzangano n'amashyari biba muri show business nyarwanda. Ndabashimiye perezida w'urukiko. Okay, tugaruke ku ruhande rw'ubushinjacyaha mu izindi ngingo mufite. Muratwihanganira perezida w'urukiko, ingingo twari dufite n'izira twavuze zonyine, nta zindi dufite. Urambwiye ngo nta zindi ngingo mufite? Mukaba muri mumaze igihe kingana gutya mumufunze, mwaramutesheje umwanya, akazi ke n'ibindi bintu yagombaga kwitaho ari hanze. Turiya tuntu tunge wavuze nizo ngingo zonyine waje witwaje muri uru rubanza, ukaba wadutesheje umwanya, izindi manza twari guca n'ibindi bintu byose twari kwitaho byose bikaba byapfuye, nta ngingo zifatikana nkeya ufite. Oya rwose ibi ntibikwiye. Ubundi mwakabaye mumuzana mufite abatangabuhamya bafatika ndetse n'ingingo zifatika mugenderaho, atari utuntu tuwaje mbwira tw'amavideo n'amafoto nta n'umutangabuhamya no mu mufite. Ibaze ko kugira ngo ubone ko ibintu bye yarabihagazeho yaje n'umwavoka yigeze yishyura. Oya, fata umwanya ushaka ibindi bimenyetso, urubanza turusoreje hano, ushaka izindi ngingo. Si ibyo gusa kandi mpise nanzura ko arekurwa agataha akajya kurera abana be ndetse agakurikirana na fondasiyo ze n'imirimo ye yo mu buzima busanzwe igakomeza. Mwebwe ubushinjacyaha niba mushaka urubanza bumukomeza muzajurire, ariko ikigaragara uyu mwana w'umukobwa n'umwere.